si ku mutima ushobora no kumubona visage ari mwiza ariko mu mutwe nta bitekerezo yaba afite ahubwo umukobwa mwiza ni wa wundi ushobora gukora akagira icyo yigezaho ni ibintu bibaho araritera kandi ajya kuritera kuko akunze umukobwa rero iyo birangiye gutyo cyangwa se kumva ngo byarangiye asezeranya n'undi haba hari impamvu yatumye ariko umukobwa ari wowe bikubayeho byagenda gute hari njye bimbayeho cyangwa bikunda nyine haba hari icyo muba mwapfuye ko ntabwo umuhungu yagenda gutyo gusa nta mpamvu uriya nihera aka kantu uragakunda niko wavukanye yego hari umuntu wigeze ukubwira utaka kantu ndakagukundira aya nawe none bivuze ngo hatabayeho umwakiteri umwanditsi ntago yabaho ndatekereza ahubwo hatabayeho umwakiteri ntago yabaho kuko umwakiteri akina ibyo umwanditsi yanditse okay. Ya bakunzi ba Ficus TV nk'ibisanzwe rero murabona twongeye kuza twaje ni 2022 kabisa ibiganiro byo nakagaruka nk'ibisanzwe so turabasuhuza mwese hano muri hose impande z'isi zose aba diaspora from Canada USA n'ahandi hose ku isi turabasuhuje cyane umwaka musha so nkuko mubibona rero imbere za kamera za Ficus TV dufite abari beza cyane abari kabisa urebe ukahita uvuga uti kweri Imana ikunda abagabo Imana ikunda abagabo kabisa muri uyu mwanya rero tugiye kubaha umwanya bagende batwibwira kugira tuze kubasha kugenda tuganira nabo tubasanze mu mujyi wa Kigali ndagira ngo duhere hano kuri uru ruhande dena twibwire amazina ye n'ibindi byose yumva ko twamenya yawe murakoze cyane ku mazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Keria abandi umukinnyi wa filime murakoze cyane nitwa Djamilla abandi umwanditsi wa filime turi kumwe n'umukinnyi wa filime ndetse n'umwanditsi wa filime ibyo bintu bibihura gute ubundi nawe urabyumva umwanditsi akabaho n'umwakiteri none bivuze ngo hatabayeho umwakiteri umwanditsi ntago yabaho ndatekereza ahubwo hatabayeho umwakiteri ntago yabaho kuko umwakiteri akina ibyo umwanditsi yanditse tugize amahirwe rwose turi kumwe n'abantu bakomeye cyane impande zose turazifite ku bijyanye na sinema Djamilla ni muntu ki tubwiye gukunda kwandika ese mu buzima busanzwe ukora iki Djamilla ni umuntu usanzwe udakanganye biraho nyine umwanditsi wa filime nk'uko nabivuze ariko nk'ubusanzwe asanzwe ari umucuruzi ucuruza accessoires za telefone katwegera umwaktrice we ni muntu ki mu buzima busanzwe akora iki kugira tubashe kumumenya byimitse mu buzima busanzwe rero ndi umucuruzi wikorera ku giti cye nkaba n'umukozi wa kampani turi kumwe n'abanyamafaranga kweri turi kumwe n'abanyamafaranga so reka tuve wenda mu bijyanye n'akazi n'iki mugiye kutubwira wenda Djamilla yari mu rugo mu gitondo Djamilla ni wa muntu ubyuka akora iki bwa mbere byuka uhamagara sheri ubyuka tubwire Djamilla mu gitondo arabyuka akajya muri dushe agafata breakfast then akitegura akajya mu kazi actrice hariya muri filime ukina witwa nde Keria
reka ari ryo tukwita. Hari ikibazo? Ari iryo muri filime n'iryo mu buzima busanzwe ukunda irihe? Mu kazi ndi muri filime ni Kelia, mu buzima busanzwe Adeline. Aho nawe tubwire buriya mu gitondo nk'umuntu ushoramari cyangwa se umunyabizinesi ni iki witaho mu gitondo ukibyuka? Mu gitondo nk'ibyuka rero ko akazi k'umunsi kaba kateguwe, ikintu ukora ni ukwitegura nk'ibisanzwe, ukamenya ngo amasaha yanjye ndayakoresha gutya umunsi urangire mbone gutegura iby'undi munsi. Siko mu byo mwavuze byose nigeze numva umuntu umbwira uti ndabyuka nkashimira Imana. Ukikanguka ibyo biza nyuma, ibyo uba wateguye ko ubu ugomba kuva mu hari ukuntu ubyuka kumva ntushaka kuva mu gitanda pe, amasho kumva wakongera ikiyorosa, aho icyo gihe uvuga ati Imana ishimwe. Niba bavugira mu mutima biba bihagije, icy'ingenzi ni uko uba ugomba kubikora buri gitondo kubyutsa. Ubigenza ute? Birumvikana mbere y'uko wenda umuntu akora ibyo byose, wenda nuko umuntu ataba yabivuze, ariko buri Imana niyo ya mbere. Umuntu arabanza agashima Imana, hari n'ukuntu nyine bishoboka byibagirwa. Bitewe n'akazi mukora mwagiye mubwira mwembi, ndikumva nta mwanya muba mufite wo gupfa ubusa. Ndabeshara cyane ko bimeze, amasaha nyine uri kuyabara bitewe n'uburyo babiteguye. Birumvikana. Ubu ni abantu bajya bababwira utunyima time, unyima umwanya, abantu babaho, usanga umuntu nyine umaze igihe utamuvugisha, bibaho? Bibaho cyane, ariko bitewe wowe n'uburyo buzi ko akazi kawe gakorwa, ko ntabwo abazi gahunda zawe za buri munsi. Rero icyo gihe uramubwira ati siko biri, akabyumva cyangwa se nabyumva. Wowe yabikubwiye uti unyima time umubwira gute? Ariko buri uko mbitekereza, iyo ufite umuntu uha agaciro cyangwa se umuntu w'agaciro kuri wowe, ntabwo buriya wamuburira umwanya. Kelia wowe wagira ngo na sheri afite, wowe mise mbyumva ko ufite sheri, nahise mbyumva. Kelia ubu koko boyfriend wakubwiye utunyima time wowe ntabwo twashobokana? Nyine urumva ko aba ari boyfriend, hatandukanye na wa wundi rero yumva ko buri kanya arahamagara, yohereje message ategereje ko usubiza, nta nyungu bifitemo. Umva mbwira boyfriend wawe uzi ko nta mwanya umufitiye, akakubwira uti ndagukeneye, ni iki ukora? Nta mwanya umufitiye? Nyine ubona ko mu mwanya w'umunsi wawe gahunda yo guhura nawe itarimo. Guhura se sintekereza ko buriya ubaye umuhereza agaciro wabura uwo mwanya. Ubwo wenda iyo ufite impamvu ikomeye iri buze gutuma utabona uwo mwanya, urabimubwira akabyumva. Iyo ari umuntu ukumva arakumva. Reka tube tuvuye wenda ku bijyanye na ba boyfriend n'iki, kuko bizamo impaka ndende. Kuko njye sinabyumva ku buryo ari akazi na boyfriend nicyo ushira imbere cyane. Icyo ushyira imbere cyane se? Irancanze. Ariko buriya buri kintu cyose n'umwanya wacyo. Niba ari akazi nyine ubwo ni umwanya w'akazi, niba ari boyfriend ni akazi nyine ubwo ni boyfriend. Nawe urabyemera? Niko bimeze. Ubwo ashobora kugukenera muri ya masaha y'akazi, ko n'ubundi iyo ari akazi mugomba no kuvuga ati nimba ari igihe cy'ikiruhuko, mu gihe utagiye muri ako kazi mugomba kuba muri kumwe, mugomba kugira ibyo muganira. Rero iyo bibaye ngombwa akagukenera muri ya masaha y'akazi, mubiganiraho ukamubwira ati wenda ndaboneka igihe iki n'iki, urabyihanganira akabyumva. Noneho reka tugende mu buzima bw'abakobwa, mugira life yanyu yihariye, icyo cyo ni ikintu nzi tandukanye y'ibanga koko. Abakobwa mugira utuntu n'utundi tutabaho. Reka tujyemo sasa, sibyo? Buriya kuri wowe hagati mwembi, sibyo? Mugiye kumbwira umukobwa mwiza kuri mwebwe mwumva ko ari mwiza, aba ameze ate?
umukobwa rero mwiza si ku mutima ushobora no kumubona vizaje ari mwiza ariko mu mutwe nta bitekerezo yaba afite ahubwo umukobwa mwiza ni wa wundi ushobora gukora akagira icyo yigezaho nta mpamvu mbwira wabona ikibazo ari uko nawe mbwira ndatekereza ko umukobwa mwiza mba numva buri wese ari mwiza ku giti cye bitewe n'uko yiyumva cyangwa se bitewe n'umureba umuntu buraba mwiza bitewe n'umureba cyangwa se n'umukunda kuko buriya ntabwo waba ukunda umuntu ngo ubone ko ari mubi of course iyo wamukunze ufite ikintu wamukunde buri wese agira ibyiza n'ibibi rero njye ntekereza ko umukobwa mwiza buriya kuri njyewe umuntu wese wiha agaciro n'umukobwa mwiza sasa rero wenda tuvuze ku bintu bivangavanze ngo mu mitekerezo noneho tugiye kuri physical appearance uburyo agaragara kumubona amaso ku maso kuri wowe iyo ubonye umukobwa amaso ku maso ukavuga uti ni mwiza nicyo aba afite kimukubita amaso ese kuki umbajije umukobwa basi mbaze umuhungu it's fine ndabizi abakobwa iyo ubonye umukobwa mugenzi wawe ameze fresh hari ukuntu reacting si ubwo urangoye ariko ndaragusubiza ntacyo bitwaye ushobora kureba umukobwa ashobora kuba ateye neza sibyo wajya kureba isura ugasanga byaranze hakaba na wa wundi ufite isura nziza ateye nabi nk'icupa rigize ute ricuritse ariko hari n'undi ewana uvuga ati we yariremye epe ukayamanika ariho hahandi ureba nyine ukavuga ati ndavuga uruhande rwawe ureba ukavuga ati n'uyu uyanyemeye navuze ku ruhande rwanyu mani njye navuze twebwe dufite uburyo tunabibona bitandukanye nawe kubona umukobwa mwiza ngewe rero nta kintu wazi umbwira pe ko yifite aba ari mwiza apfa kuba yifite rwose avuga ati icyo nkeneye ku giti cyanjye ndakibona uwo niwe mukobwa nyawe nawe tubwire sasa buriya ntekereza ko nta mwiza wabuze inenge ariko buriya umuntu wese wigirira icyizere uko yaba ameze kose aba ari mwiza rero ntekereza ko umukobwa wese wumva ko ifite icyizere aho yaba ari hose ushobora kumubona ari mwiza bitewe n'icyizere afite ngaho noneho reka noneho twigarukire kuri mwebwe turi kubona hano abandi reka tube tubaretse kuri mwebwe ntirese ko mugisetse kandi kitarazi ikibazo kuri mwebwe mumbwire buri wese akantu k'umubiri we kunda avuga uti aka kantu ndamutse nkabuze nababara ku mubiri we sigahari se kari unique utandukanya ukavuga uti aka kantu mwiziho kari ko kabakoma ntabwo se uri kundebera wambwiye oya no mani n'inenge muvuga umvaze hari n'inenge muvuga uti ngo nta mwiza wabuze inenge kandi buri wese aba azi ko ari mwiza ku giti cye hari inenge uba wiyiziho sibyo hari n'igihe twe tutayibona wowe yiyiziho wese ushaka inenge cyangwa ushaka akantu icyiza ubona kuri wowe ukavuga uti iki gice cy'umubiri wanjye ndagikunda nkunda mu maso yewe hose ndakunda wibwira ngo hose wibwira hose buriya mbaye impanga sinzi nyine byatuma bigira birebire cyane nkakenera ibyo ntazabona nyine hose bahakunda ariko hari ahantu iyo uri no kwikorera isuku ukasingaho cyane ukorera isuku amaguru uyakoreye wikorera mu maso uriya nihera aka kantu uragakunda niko wavukanye ariko yego hari umuntu wigeze ukubwira uti aka kantu ndakagukundira aya nawe
Mana ishimwe uba watubwiye mu maso kugira ngo habe heza n'icyo ukora kugira ngo hamere fureshi cyane ngiye mu bintu nzi iyo hari nk'ukuntu muba ushobora kukurya ukazana igishundu mba numva mbanganye byataye ukazana igishundu igiheri mu maso aba ari ikibazo n'ahandi kiza nicyo kibazo cyanyu nyine nawe urabyumva icyo gihe mba numva ko hari icyahindutse so reka twikomereze wenda twari turi kuganira wenda ku bijyanye n'abakobwa turi kubona Djamilla yambaye impeta oya twayibonye none se kubirisa uzi ukuntu barangije no kuyikamera kare Djamilla barariteye se cyangwa waretse singira ikintu mbivugaho oya it's fine jura buti barariteye wenda ntumuvuge ni hagati aho ngaho gataho se gute barariteye ntibariteye ndumva nta kintu nabivugaho bibaye ibanga none se ngaho mumbwire mufata gute umutipe abatipe bamwe baterera abakobwa amavideni bikarangiriraho ni ibintu bibaho araritera kandi ajya kuritera kuko akunze umukobwa rero iyo birangiye gutyo cyangwa se ukumva ngo byarangiye asezeranya n'undi haba hari impamvu yatumye ariko umukobwa ari wowe bikubayeho byagenda gute hari njye bimbayeho cyangwa bikunda nyine haba hari icyo muba mwapfuye ko ntabwo umuhungu yagenda gutyo gusa nta mpamvu hashobora no gusanga uri kumwe n'undi mutipe agahita yivumbura kandi wenda atazi iki wenda n'ibyo muri kuganira agahita yumva ko bitewe na mayindi yiwe agahita yumva ko wenda wagize ute uri kumugira ute kumubangikanya n'undi ntakenere kumva bya bisobanuro icyo gihe yafata umwanzuro akaba yashakana n'undi nawe tubwiye ngewe buriya kubona umuntu yateye ivi wenda nyuma yaho bigahinduka nuko hari ibyo bataba bumvikanye birashoboka ko wenda hari igihe umuntu ahisha ingeso nyine wenda batera nk'iryo vi akumva ko byarangiye agatekereza ati buriya wenda ubwo ateye ivi yamaze kuba wanjye nakora icyo nshaka cyose ugasanga mugenzi we biramubangamiye ndana akabona nyine atabyihanganira none se nk'umutipe waba warakwambitse iyo mpeta sibyo agize gutya kubisetse umutipe wakwambitse iyo mpeta ni nk'iki kintu yagukoreye kikagukoma ukavuga uti akwiye kuyinyambika kuki se wemeza ko bayinyambitse nuko nabona ko yambaye nyine kandi ariko nase umuntu yambara impeta bayimwambitse gusa wenda ashobora no kuyiyambika umbwira none umuntu wayikwambika ni nk'iki yaba yujuje yaba yujuje buriya namaze kumwemera ubwo bivuze ngo ibyo uko yaba ameze kose buriya mba namwemeye uko ari ubwo rero nta kuvuga ngo yaba yujuje ibi ngibi nta bisabwa icyizere nicyo cya mbere abaye afite icyizere sava Kelly urabona iyi matara ari we wayiyambitse cyangwa iyi mpeta rero ko ndi kuyibona nyir'ubwite niwe ugomba kuguhereza ukuri bwite yabigize ubwiru ubwo nyine turabyakira hari impamvu nyine atari kubigusubiza ntari nyine reka tubyakire ngaho tubwire rero kantu kagukoma ku muhungu ukavuga uti uyu nguyu we byacamo kankoma ku muhungu ubu nyine mbese wagukomvika uba mwakunda hoya ntabwo yankumvira ahubwo yankunze yabimbwira yahuza nuko nanjye namukunze tugakomezanya nta muhungu urakubwira ko agukunda wowe utabitekerezaga ko wanamukunda barahari
nyine ashobora kugukunda cyangwa se nawe ushobora kumbona nitambukira cyangwa se usanzwe mbona mu buzima busanzwe ukaba wankunda ariko kugira ngo uzangereho ubimbwire bikagusaba imbaraga. ijambo gucana inyuma kuri wowe ni nubuhe busobanuro wariha gucana inyuma kw'abakundana? rero biratandukanye. bibaho n'iryo jambo rwose hari n'igihe rishyirwa mu bikorwa ariko mu by'ukuri ahanini hari n'igihe usanga abantu bapfuye ubusa. hari n'igihe usanga abantu bapfuye ubusa. Wenda tutaragana ku musozo Jasmine, ariko ko twumva izina ry'abasilamu. Sorry Djamilla, ko numva izina ry'abasilamu mbona utitandiye habaye iki? Ntacyabaye. Wavutse mu bayisilamu ariko? Yego. Djamilla kwa haje. So reka wenda iminota yacu twari twihaye isa nkaho ari kugera ku musozo, reka nsabe Kay agira icyo abaza Djamilla, then na Jasmine aragira icyo amubaza ku bintu bisanzwe nyine mubona, sibyo? Urabishobora? Ibibazo bitatu. Take a mic. Urakoze cyane kuba wumvishe ko umpaye uburenganzira bwo kumubaza. Niweho wari ufite ubwo burenganzira ariko Djamilla witeguye ko nkubaza? Ufite boyfriend? Kuki muri kumbaza icyo kibazo? Icyo kibazo mubaje ndakeka ni icyambere. Reka manze musobanura impamvu turi kukikubaza rati gikobwa. Uzi impamvu se? Uri kugaragara nkaho waba uri umuntu ufite umuntu bakundana. Uhita ubibona tu? Bigaragarira he? Bigaragarira. Uburyo ubuseka, uburyo uri mwiza, Ese umukobwa wese useka cyangwa ari mwiza afite boyfriend? Ntabwo ari, reka kunsi. Djamilla. Ibintu ni bibiri, arahari nawe. Ibyo birahagije, nta bintu birenze turi bukubaze. Ubwo nyine nawe wabyumvishe impamvu udashaka kutubwira, urumva ko turi bazi ibindi bibazo. Ngiye subize, ndi umukinnyi wa filime, ntabwo ndi umunyamakuru. Nyine uradusubiza, arahari nawe. Nta kintu ndibuvugeho. ubu se uri wita wiha igisubizo. Umunsi yabonye ikiganiro se watinya no kubivuga kandi umufite, bizacura iki? Akabona ikiganiro terwa nuko tuziranye. Niba hari koko hari ukuntu byaba ari bwihishwa. Twagiye ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri ndi bukwibarize. Iyo wambaye neza uba wambaye gute? Cyangwa se ni iyihe myenda wambara ikaba yagushimisha kumva ko muri wowe wambaye neza? Nambaye neza. Buriya mbere yuko nsohoka mba mbizi ko nambaye neza. Mbere yuko mva mu nzu mba nabimenye ko nambaye neza. Nyine hari imyenda wambara, hari ukwambara ipantaro, kwambara byose iyo mbyambaye mba mbona ari byiza, ariko nkunda ipantaro cyane. Yego. Urakoze cyane. Nawe muhe mic. Nganya nuba ariko numushime neza. Urakoze. Ikibazo cya mbere nkubaza. Boyfriend wawe yitwa nde? Yitwa Amani. Okay. Bibaye ngombwa ko mushwana cyangwa se mugirana ikibazo runaka, wowe iyo urebye ukuntu mumeranye ugereranyije ukareba wenda n'uwo ufite amahane cyane cyangwa se ubona amahirwe menshi byaturuka kuri nde?
bitewe rero n'uburyo tuba tubanye niyo icyo kibazo cyaba twakwicara tukabiganiraho ikibazo kigakemuka tugakomeza ubuzima busanzwe. Bivuze ngo ntabwo muzashwana? Ntago tuvuze ko ntago tuzashwana, ariko gushwana sinibaza ko ikibazo mwakwicara mukakiganiraho mwabona nta mwanzuro mugifatira umwe agacize n'undi agakomeza gahunda. Nicyo nyine nakubajije, ubona byaturuka kuri inde ugereranyije nuko ubona relationship yanyu? Bitewe n'uburyo mbona yitonda kireka biturutse kuri njye. Koze cyane. Turabashimiye cyane rero kuba mwitabiriye ubutumire, sibyo? Turakeka ko utaha tubatumiye mwazaboneka, wenda tugiye kuganira n'ibindi, sibyo? So dusuhuze cyane Amani rero, dusuhuze unknown boyfriend tutazi nimba hari cyangwa adahari. So turabasuje mwese rero, so Imana ibahe umugisha rero. Ibiganiro nakagaruka kuri Ficus TV nk'ibisanzwe, yari Iberi. So ciao.